turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi rero itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu, ibyanditswe byera twasomye igitabo cy'umubwiriza igice cya 7 igice cya 9, dusoma n'igitabo cy'Abefeso igice cya 4. Iyo tugiye muri iki gice cya 7 cy'umubwiriza umurongo wa mbere, tugiye gusoma twumve icyo umubwiriza yavuze. Kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukamo. Umubwiriza arangije arandika aravuga ngo kuvugwa neza ngo kuruta amavuta atamye. Bene data bashiki banjye, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Iyo ubibye urukundo usarura urukundo, wabiba kuvuga neza abantu nabo bakakuvuga neza, wabiba gukora neza ineza ukayigarurirwa cyangwa se ukayigororerwa. Ndabifuriza rero ko twavugwa neza, twakora neza, Imana nayo ikarushaho kutwishimira. Haleluya, haleluya. Iyo tugiye ku murongo wa 2, ho aravuze ngo kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori, kuko ibyo ari byo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho azabihorana ku mutima we. Hano ho aratubwiye ngo kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori, kandi ibyo umubwiriza avuze nibyo. Iyo ugiye mu rugo rurimo ibirori ushobora kugenda ubabaye, ariko bitewe n'ibyo wahaboneye byiza bikarangira utashye wishimye. Rero Imana iturinde ingo mbi, iturinde ingo zirimo imiborogo, iturinde ingo zirimo ibibazo. Imana itwubakire ingo, Imana izikomeze, kuko ijambo ryarambwiye ngo iyo Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Rero bene data bashiki banjye, ndabifuriza ko ingo zanyu zakomezwa n'Uwiteka, kandi Uwiteka akazirinda icyaha, akazirinda igisa nacyo, ubundi ibintu bigakomeza bikagenda neza. Twakomeje rero tugera mu gice cya 9 cy'umubwiriza. Uyu murongo wa 15 nawo wafashije, reka tuwusome nawo muwumve. Nuko habonekamo umukene uzi ubwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe, nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Haleluya. Uyu mukene ngo ari mu mudugudu, ariko uyu mukene aba mu mudugudu afite ubwenge. Ashobora kuba yarasengeraga abantu, ashobora kuba yaragiraga neza, ngo ariko ibyo byose nubwo uwo mukene yabikoze, nta muntu wigeze amwibuka, baramwihoreye. Bene data bashiki banjye, ikintu mbifuriza muri ubu bwami bw'Imana bwo gukorera Imana, Imana nikugirira neza uzagire abandi nawe ugirira neza, kuko hejuru hararangira, ariko iyo harangiye ari abo wafashije, iyo umanutse babandi wafashije baragusama, ibintu bikagenda neza. Uyu rero mukene yari afite ubwenge, ariko ari mu mudugudu akagira neza abantu, ariko we aza kubura umuntu umwibuka, aza kubura umuntu umugirira neza. Bene data rero bashiki banjye, icyo mbifuriza, ndabifuriza kwibuka abantu bababaye, ndabifuriza kwibuka abantu bari mu kaga, ndabifuriza kuba mwabagirira neza, kuko iyo ugize ineza urayiturwa. Ineza ntago yibagirana. Hari abantu benshi bagiye bagira neza, ineza yiturwa abana babo, ndetse nabo ubwabo bakiriho bagenda bayibona. Umurongo rero wo kuzirikana uyu munsi usanze mu gitabo cy'Abefeso ibice 4, uwo murongo ni uwa 15. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo ni we mutwe ari wo Kristo. Bene data, hano Pawulo yandikira Abefeso, yarababwiye ngo ahubwo tuvuge ukuri
umukristo wese wamenye Imana, umukristo ujya mu ijuru akwiriye kuvuga ukuri. Nta ndimi ebyiri tugomba kugira, niba ari ukuri ni ukuri. Ngo ukuri turi mu rukundo kandi tukagira n'urukundo, ngo dukurire muri we muri byose, uwo ni we mutwe ari wo Kristo. Bene data bashiki banjye, nta wundi tugomba gukuriramo uretse Yesu, nta wundi tugomba kuvuga, nta wundi tugomba gushima, nta wundi tugomba kurata usibye uyu mwami wacu Yesu Kristo watumeneye amaraso, wemeye kutubera igitambo. Reka dukomeze hano ku murongo wa mbere twumve uko Pawulo yababwiye. Nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Haleluya. Arangije arababwira ngo bagire umwete wo gukomeresha umurunga amahoro. Bene data bashiki bacu, cy'Imana idushakaho, iradushakaho ko tugira amahoro. Kandi koko iyo Yesu yaguhaye amahoro, amahoro akubamo, nawe ukayaha abandi. Ariko iyo nta mahoro ufite, ndagira ngo nkubwire ngo n'abandi birangira nta mahoro babonye. Hano ku murongo wa 25 reka nawo tuwusome twumve. Nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Haleluya. Bene data bashiki banjye, Imana yashaka ko twiyambura ibinyoma muri uyu mwaka, umuntu wese akavugana ukuri na mugenzi we. Imana irashaka ko tuyikorera mu kuri no mu mwuka, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Umukwe aje gutwara umugeni. Rero Imana idushakaho, iradushakaho ko tuba abera. Twababwiye rero wa murongo wo kuzirikana, umurongo wa 15 w'igice cya 4, haravuze ngo ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo ni we mutwe ari wo Kristo. Ndabifuriza uyu mwaka rero k'ikimwa kineshesha icyiza, mukavuga ibyiza. Ahari ukuvuga nabi haboneka kuvuga neza, ari ugukora nabi haboneka gukora neza, ahatari ukuri, ahari ibinyoma haboneke ukuri. Imana y'amahoro rero ibashurize, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubafatira amaboko. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.